igihe cyose uhora umutekerezaho bitari nka ba bandi birengagiza umuntu. Ubwo rero nubikora gutyo umukunzi wawe kuri uyu munsi wa Saint Valentin ntabwo arakubona nabi. Ibihe byiza nshuti mudukurikira ku Nkuba TV 350. Hari benshi bari kwibaza ati se umukunzi wanjye nshobora gukora iki kugira ngo yishime? Nko kuri uyu munsi abenshi mukunze kwita Saint Valentin ari wo munsi w'abakundanye. Umukunzi wawe rero si byiza ko yakugora cyane uvuga ati se nshobora gukora ibintu birenze. Oya, ntabwo icyo ari cyo gishimisha umukunzi. Mufate umube hafi, umusohokane nk'ahantu runaka, umwicaze muganire. Hari n'igihe ushobora kuba wamuteguriye kado irimo ikintu runaka. Urabizi abakunzi ntabwo bashimishwa n'akantu gatoya cyane. Akado wenda ushobora gufata impeta ndetse n'ikindi kintu, agasaha wenda keza kamunogeye ugashyiramo mu kabogisi, ugafunga neza, ugashyiramo uturabo. Umukunzi icyo gihe nabibona azavuga ati umukunzi wanjye yanyitayeho. Umara kumusohokana nyine muganire, umwicaze muganire, mutere ikiganiro, uzasanga kiryoshye cyane. Azabona ko n'ikindi gihe cyose uhora umutekerezaho bitari nka ba bandi birengagiza umuntu. Ubwo rero nubikora gutyo umukunzi wawe kuri uyu munsi wa Saint Valentin ntabwo arakubona nabi, ntabwo aragufata nka ba bandi. Ubwo mubikore gutyo abantu mufite abakunzi. Ngewe mukurikira rero ni Nkuba TV 350. Murakoze, ciao ciao.